Ijambo ry'umunsi. Umusaraba intsinzi y'abizera. Soma Korinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 17 kugeza ku wa 31. Ukurikije isi, urupfu rwa Kristo rwerekanaga yuko yatsinzwe. Nyamara ariko nyuma ya byose, gupfa mu bubabare ku musaraba byabaye inzira yo gutsinda. Kubera ko Yesu yatsinze urupfu, dushobora gutsinda mu buzima. Gusa ariko tekereza nonanga ku byadutsindiye ubwo yabambwaga ku musaraba. Harimo agakiza kacu kiteka. Umusaraba wari inzira y'agakiza kacu. Bitabaye ibyo, ntabwo dufite ibyiringiro by'ijuru. Iyo Kristo atadupfira mu kimbo cyacu, twari guhagarara imbere y'Imana kandi tugahabwa igihano kitajyanye n'ibyaha byose twari twarakoze. Yesu ntabwo yatanze igihano cy'ibyaha byacu gusa, ahubwo yatuzaniye intsinzi. Igihe yabambwaga, imbaraga z'icyaha nazo zaratsinzwe. Yesu ntabwo yatsinze igihano cy'ibyaha byacu gusa, ahubwo yatuzaniye intsinzi. Igihe yabambwaga, kamere yacu ya kera yapfanye nawe. Yesu ngubu abaho ubuzima bwe bwatsindiye muri twe. Ibyo ngibyo rero bivuze ko tutakiri imbata z'icyaha kandi dushobora guhitamo kumvira Imana. Kubambwa kwe byatumye urutonde rw'amategeko yaturwanyaga ajyana n'urupfu rwe. Sekibi kandi yatakaje imbaraga mu buzima bwacu. Soma Kolosai igice cya 2 umurongo wa 13 kugeza ku wa 15. Nta na kimwe mu bikorwa bya sekibi cyatwicira ubuzima, kuko Imana nta kifite cyo kuturwanya. Noneho rero igihe cyose twiyeguriye umwuka uri muri twe, Satani yongera gutsindwa nanone. Kristo yaduhaye ibyo dukeneye byose ku musaraba. Mu kutugira umuryango we, yaduhaye kumva yuko turi abene igihugu. Igihe yapfiraga mu kimbo cyacu, yemeje agaciro kacu. Mu kuza kuba ubuzima bwe binyuze muri buri mwizera, yaduhaye ubushobozi bwo kuba ubuzima bwatsinze kandi bwumvira. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Wabutekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMIBibleInstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.